ugasanga uri mu kazi ibintu byose byacitse. Uzi ko hari igihe kigera buri muntu wese mu kazi akagufataho ijambo. Ibyo bintu bijya bigera, buri wese akagufataho ijambo, ibintu byose bikazamba, ukabiciro ry'imigani da, ibintu byose bikazamba. Ariko nugera muri icyo gihe wikwiheba, ibuka ko hari Imana ishobora byose. Ahubwo utangire usubize amaso inyuma, ubare bya bindi byose Imana yagutambukije, ubare yamigisha, nurangiza utuze. Mu kubara imigisha rero harimo za mbaraga, zituma twongera tugatuza, harimo za mbaraga zituma dukomeza ubuzima, tukavuga ngo twebwe dufite intego, ukabwira ibibazo ngo winterereza. Ndabizi hari Imana ishobora byose, kandi nagira ngo mbibiri rindi banga, mwari mubizi neza, Yesu ntabwo ajya atsindwa. Wowe gera Imana, usenge, nurangiza uyishimire. Bakunze bo mu Rubohero TV, muraho, nizere ko mumeze neza. Amakuru yanyu nkuko nabibabwiye, narabwiye ngo buri munsi tuzajya tubagezaho ibiganiro byinshi kandi byiza, ibiganiro byubaka, ibiganiro bidukomeza. Uyu munsi rero nashakaga ko tuganira ku mbaraga ziba mu gushima. Ndashaka ngo tuganire ku mbaraga zo mu gushima, kandi nshaka no kubahumuriza. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku ihumure. Ese gushima bimaze iki? Ese ni izihe mbaraga ziba mu gushima? Imana yacu nishimwe. Hari igihe umuntu yicara akumva neza ubuzima bwahagaze, akumva ibintu byose byanze bitewe n'aho hagaze. Ugasanga niba ari mu kazi ibintu byose byanze, ugasanga nta kintu na kimwe kiri kugenda neza, warangiza ukiheba. Satani akaguteza kwiheba. Ugasanga neza ibintu byose nta na kimwe kiri ku murongo, ugatangira gushidikanya, ukavuga ngo ariko ni Imana yavuganye nanjye, ukavuga ngo ese Imana iracyahari, ukagira ngo Imana ntigihari. Ugasanga umuntu ari mu rugo neza, ibintu byo mu rugo byose byanze, nta na kimwe kiri kugenda neza. Ugasanga niba ari no mu bucuruzi ibintu byose, mbese ukaba uhagaze hantu ubona byabaye umwijima, ari umwijima gusa, nta kintu na kimwe kiri kugenda, ibintu byose byanze. Ariko uyu munsi nagira ngo twige ikintu kijyanye no gushima. Hari umuririmbyi mu ndirimbo zo gushimisha Imana, indirimbo y'178, yararirimbye aravuga ngo iyo utewe n'amakuba akomeye ngo ukiheba ubonye ko bicitse pe, ngo jya ubara imigisha yawe uko ingana, ngo erega ni myinshi yo gutangaza. Imana yacu nishimwe. Nujya ugera muri icyo gihe ubona ko ibintu byose byanze, ukabona mu kazi byanze, ukabona mu ishuri byanze, ukabona mu rugo byanze, mu bucuruzi byanze, ahantu hose byanze, ahubwo ibiri kuboneka ari ibintu biguca intege gusa, aho kugira ngo wiganyire, aho kugira ngo wihebe, aho kugira ngo wumve ko Imana yakuretse, wumve ko ibintu byose byacitse, jya wicara ubare yamigisha Imana yakugabiye, kuko ni myinshi yo gutangaza. Iyo wicaye ukavuga ngo reka mbare imigisha, nkubwije ukuri, bya bintu biguteye ubwoba, bya bintu ubona bikaze, bwa bwoba burahunga. Ukavuga utuzi yuko burya Yesu ahari, uzi yuko burya Imana ihari, uzi yuko hari byinshi natambutse, ukavuga ngo nibi nzabitambuka. Jya wicara utekereze neza, uhere mu bwana, urebe. Hari abantu benshi bavutse barangiza ababyeyi babo bakabajugunya, ni urugero. Ariko wowe mama wawe yarakureze, arakurera. Ahari ntago byari byoroshye, ariko yakwiziritseho, arakurera, aragukunda guha urukundo. Ese iyo si neza y'Imana? Uwo si umugisha w'Imana? Birashoboka ko ahari wavutse mama wawe akagenda akakujugunya. Hari abantu batoragura ugasanga babateretse kuri paruwasi cyangwa ahantu henshi hatandukanye,
ariko kugeza n'iyi saha ukaba uriho, ukaba Imana yarakurinze ikaguha uwo muryango wo kugufasha, uburyo wabayemo simbuzi, wenda wabayeho neza cyangwa nabi, ariko aho hose harimo ineza y'Imana, kuko aya masaha uracyahumeka, aya masaha uracyariho, uracyafite ibyiringiro ko byose bishobora guhinduka. Utangire urebe ubare ya migisha, niba uri imfubyi urebe umuntu byatangiye, aho Imana yagiye gukura ukaba ugejeje ku izi saha, ubare ya migisha, uvuge ngo burya bya bintu mpagazemo biroroshye, ya Mana yakoze biriya ntibizabikora. Birashoboka ko ubu ngubu wicaye mu kazi, ugasanga uri mu kazi ibintu byose byacitse, uzi ko hari igihe kigera buri muntu wese mu kazi akagufataho ijambo. Ibyo bintu bijya bigera, buri wese akagufataho ijambo, ibintu byose bikazamba, ukaba iciro ry'imigani da, ibintu byose bikazamba. Ariko nugera muri icyo gihe wikwiheba, ibuka ko hari Imana ishobora byose, ahubwo utangire usubize amaso inyuma, ubare bya bindi byose Imana yagutambukije, ubare ya migisha, nurangiza utuze. Mu kubara imigisha rero harimo za mbaraga, harimo za mbaraga zituma twongera tugatuza, harimo za mbaraga zituma dukomeza ubuzima, tukavuga ngo twebwe dufite intego, ukabwira ibibazo ngo winkerereza. Ndabizi hari Imana ishobora byose, kandi nagira ngo mbibiri irindi banga, mwarimu bizi neza, Yesu ntabwo ajya atsindwa. Wowe gera Imana, wegera Imana usenge, nurangiza uyishimire, uyibwire uti papa, hari ibintu naciyemo, hari ibyo wantambukije, iki gihe iki n'iki byari bimeze gutya, hahandi ndahaca, isaha iyi n'iyi amagambo yarabaye menshi, narabuze urubyaro, urangije urigaragaza wihesha icyubahiro, umwana ndaheka nk'abandi, none iyi saha mu kazi bimeze nabi, uvuga ngo kuko wakoze kiriya, ibi ntago ari byo kunkerereza. Erega ibi ngibi byose ni imbaraga mbi ziba zishaka kudukerereza, ni ya majwi y'ubwihebe bashaka kudukerereza. Uvuga ngo ngewe hari aho ngambiriye kugera, uvuga ngo ahangaha ntago ari iwacu, ahubwo hari iwacu kandi nshaka kugera. Uvuga ngo ibi ni ibinkerereza, ahubwo nzi neza yuko ndi kumwe na Yesu, kandi Yesu aratsinda, ntabwo ajya atsindwa. Imana yacu nishimwe. Usubiza amaso inyuma, nurangiza ubare ya migisha, nk'ubwije ukuri habamo imbaraga. Iyo ubaze ya migisha warangiza ugashima Imana, ibintu byose bigenda neza, ubona imbaraga zibohora, ubona imbaraga zitabara, abadayimoni bagahunga. Erega biriya biduca intege ni abazimu. Iyo twabaze rero ya migisha, babazimu bose barahunga, amajwi y'ikuzimu yose agaceceka, tugahagarara twemye, tukavuga ngo na bya bindi narabisimbutse, ngo nibi ndabisimbuka. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Wikwiheba, ndagira ngo nkubwire uyu munsi uhumure. Birashoboka ko ari umucuruzi, kugeza kuri iyi saha ukaba warahombye bitewe n'iki Imana ishaka kukwigisha. Erega Imana yigisha byinshi, ukaba warahombye, abantu bakagufataho ijambo, aho uciye hose bakagenda bakuryanira inzara, ngo ndebera uko yabaye, ngo kandi ngo yaracuruzaga, ngo kandi ngo yitwa ngo arasenga, ngo siyo Mana basenga ibaheye. Iyo wumvise ayo majwi rero, hari igihe ucika intege, ugacika intege kuko ukumva Imana ntayihari, ukavuga ngo kuki Imana yemeye ko ibi bintu bimbaho, kuki yemeye ko banjyanira n'inzara, kubera iki yabyemeye, ugatangira gucika intege. Kandi hari iki Imana ishaka kukwigisha. Oya, wicika intege, nkuzaniye ijambo ry'ihumure ngo wicika intege. Hari umwami ushobora byose, hari umwami utsinda. Ahubwo subiza amaso inyuma, urebe aho Imana yagukuye, ubare ya migisha, uhubwo wiga kandi wige neza, wegera Imana cyane, uvuge ngo Mana, noneho ndashaka kukwegera, kuko ibi byose tubona biduca intege, bagenda twumva n'amajwi y'ikuzima duca intege. Ibi byose ni iby'isi, twebwe dufite intego. Umuririmbyi arangije araririmba ngo amakuba naho yaba menshi ate, ngo we kwiheba, ngo Imana irayategeka, ngo wibuke imigisha yakugabiye, ngo byose izabitunganya kuyobore. Imana yacu nishimwe, wikwiheba, ayo makuba yose Imana irayategeka. Ahubwo wewe rushaho kwegera Imana, ikomeze kumenera amabanga, ikomeze guhishurira. Wibuka ko Imana yavuze ngo nta jambo ry'ubugoryi riba mu kanwa kanjye, wibuka ko iby'Imana yavuze byose izabishyira mu bikorwa. Nuko nurangiza ugira umutima utuze, aho gushima Imana, ahubwo ubare ya migisha. Ndashaka kubabwira imbaraga ziba
mu kubara imigisha. Iyo wabaze ya migisha ni ukurugira gutuza ukibuka ko hari Imana yakurwaniriye ubushize, ko n'ubu yiteguye kukurwanirira. Imana yacu tugirire neza. Naho ibisitaza byo ntibizabura mu nzira, amagambo ntabwo azabura. Uzagira gutyo ubura umubyeyi usenga Imana, urubyaro rutinde kuboneka, amagambo abe menshi. Bavuga ati baritwa ngo barasenga ariko ntacyo basenga, ngo kuki atabyara. Ariko icara hamwe wige neza, ahubwo wegera Imana. Nshuti yanjye, wikwiheba, hari Imana itegeka ayo makuba. Wikwiheba, humura, bizagenda neza. Humura, ufa kuba waravuganye nayo, ifa kuba yarakubwiye ko izaguha urubyaro, humura izaruguha. Ahubwo yibutse, Imana yaratubwiye ngo yemwe bibutse Uwiteka ntimugahweme. Wowe uturiza imbere y'Imana, ubundi uyibutse, nurangiza ubare ya migisha, uvuga uti ndabyibuka Mana, ndabyibuka umugabo batabishaka, ndabyibuka bavuga ko ntazubaka ariko uburanyubakiye, banye neza n'umutware wanjye. Ibi ngibi si byo binca intege. Imana itanga gushaka, itanga no kubyara. Wikwiheba nshuti yanjye, uyu munsi uhumure, ahubwo bare ya migisha. Nazindutse muri iki gitondo cy'uyu munsi numva twavuga amashimwe, numva buri wese yabara imigisha, numva buri wese yavuga kugira neza kw'Imana. Nkavuga ngo yewe muntu uri kumva iki kiganiro, umuntu muri buganire byibuze 3 mu 10 muri buganire, umubwire neza y'Imana, ubabwire iby'Imana yakugiriye, ubabwire iby'Imana yagukoreye. Mana yadukoreye byinshi byiza, no kuba twabyutse bikemera uyu munsi, ukagira ikintu ufata bikemera, ni neza y'Imana. Mwari muzi yuko hari abantu ubu ngubu bari mu bitaro, bamanitse amaguru mu birere kubera ko bakoze accident, ariko uyu munsi wowe uragenda. Hari abantu batari kuvuga kubera ko barwaye angine bakazibirana, yabumbura umunwa kumva arababara. Ariko njyewe aya masaha ndimo ndabaganiriza, turimo turaganira. Iyo si neza y'Imana, uwo si umugisha w'Imana. Ntago ngomba gukangwa n'ibyo mpagazemo, ntago ngomba gukangwa n'ibiteye ubwoba. Oya, ntago ibyo bigomba kunkerereza, kubera ko ndi kumwe n'Imana, kubera ko ndi kubana n'Imana, kubera ko mfitanye ubumwe nayo. Twige kugirana ubumwe n'Imana, twige kubara imigisha, twige gushima. Imana yacu nishimwe. Ni ukuvuga ngo rero dukunda Imana, twibuke, tujye twicara twininire, dusubize amaso inyuma, turebe iby'Imana yakoze. Uri umwana w'umukobwa wavutse mu buzima butoroshye, uvuka mu buzima bukakaye, uvuka mu buzima bw'ubupfubyi. Uwiteka abana nawe, Uwiteka arakurihira amashuri urayarangiza. Uyu munsi nta kazi ufite kandi urasenga. Batangiye kuvuga bati uriya ntirirwa asenga ko nta kazi yabonye. Humura nshuti yanjye, ibuke bwa bupfubyi wabanyemo n'Imana. Numara kubwibuka ukabona ukuntu yakurinze, uvuga ngo mwinkerereza, Uwiteka azamakaza isaha nigera. Aho wari wihebye wongere utuze, uvuge ngo burya ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Nuko umuririmbyi arakomeza araririmba, aravuga ngo hari abakurushije amajyambere, ngo ariko aya Yesu ntiyahebuje. Aravuga ngo rega ubutunzi ufite mu ijuru bwo nta wabugura, ngo nuko humura. Ibyo biguca intege, abantu bavuga ngo baragusize bigukerereza. Uyu munsi wenda ugaragara nkaho nta kintu ufite, ariko ufite ubutunzi bwa bundi budashobora bwa bundi umuntu adashobora kugura. Ufite ubutunzi bukomeye kuko ufite ubutunzi mu ijuru. Imana yacu nishimwe. Wihangaye kuvuga ngo nta kintu ufite, nshuti yanjye, ufite ubutunzi bukomeye bo badafite, biguca intege. Ahubwo ujye uhora wibuka icyo kintu, uvuge ngo mfite ubutunzi mu ijuru, ngo kandi nta wabugura. Kuko iby'isi bashobora kubigura bikagenda, ushobora kuba ufite ugahomba, ariko ubutunzi dufite mu ijuru ubwo nta wabugura. Ahubwo uharanire kujya mbere, uharanire gutunga bwa butunzi abantu badashobora kugura, bwa butunzi budashobora kwangirika. Nicyo kizima. Nuko ibyo numara kubigeraho, nurangiza utuzi, nurangiza uvuge ngo kuko Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Nurangiza ubare ya migisha, nurangiza unezerwe, ahubwo uyitangarize buri wese.
kuko mu gushima habamo imbaraga. Kandi iyo ushimye ni ukuri, ushimye umuntu nawe aranezerwa. Ibaze rero iyo dushimye Imana, iranezerwa, yarangiza ikadukubira, kuko amashimwe nibyo biryo by'Uwiteka. Imana yacu nishimwe. Nagira ngo mbabwire kuri icyo kintu, mbabwire imbaraga ziba mu gushima, imbaraga ziba mu kubara imigisha. We kwiheba, niba uri mu bikomeye aka kanya, bari imigisha wongera utuze. Niba uri ahantu hagukomera aka kanya, bari imigisha wongera utuze. Wibuke ko wavuganye n'Imana itajya ibeshya, wibuke ko wavuganye n'Imana nkuru, wibuke ko wavuganye na Data wa twese mwiza. Nagira ngo mbashimire rero bakunze mu Rubohero TV, mbabwira ngo uyu munsi mugire ihumure, ntimukihebe, hari Imana ishobora byose. Mbabwira ngo nimutuze, hari Imana ishobora byose. Mbabwira ngo nimubare imigisha Imana yabagabiye ni myinshi yo gutangaza. Nimuyitangaze kugira ngo buri wese ajye yicara abare imigisha. Tuve mu maganya ahubwo twicare tubare imigisha, kuko ni myinshi yo gutangaza. Murakoze cyane. Niba mukunze ibi biganiro byacu, mubisangize n'abandi, ndetse mwibuke no gukora subscribe, kandi mwibuke kuzajya muhora mubisangiza abandi nabo bagira ihumure. Narababwiye ngo mutange ku buntu, kuko iyo dutanze turongererwa. Gutanga ntago bijya bigabanyura ibyacu, ahubwo gutanga byongera ibyacu. Mureke dutange ku buntu, tubisangize bose. Kandi umuntu uri gukurikira iki kiganiro utari wakora subscribe, kwinginga nkavuga ngo ukora subscribe, ukora no kunzogera, kugira ngo ibizajya bigeraho mu Rubohero TV bizajye bikugeraho, kuko tubafitiye byinshi byiza. Naho ubutaha, ni Clementine Irakarama ubakunda.